Ndabasuje mwese aho muri kwisi hose mukurikiye kino kiganiro cyane cyane mwebwe bakunzi b'ukuri ubumwe n'ubumuntu. Nitwa Zaneza Denise nkaba mbahaye ikaze hano kuri Murakaza Neza aho tuzajya tugirana ibiganiro byubaka abanyarwanda kandi byubaka n'u Rwanda. Mbere yuko dutangira ndagira ngo mbashishikarize gukora subscribe na follow mukande kuri iyo nzogera kugira ngo ibiganiro nibizajya bisohoka bizajye bihita bibageraho ako kanya kandi mubisangize na bagenzi banyu. Uyu munsi dufite umutumirwa ndagira ngo muri aka kanya atibwire. Murakoze, ndabashimiye Denise Zaneza, ndabashimiye kuntumira kuri iyi platform Murakaza Neza, ni igitekerezo cyiza mwagize. Nitwa Mahime Bamukunde, nkaba ari jewe wanima chaîne YouTube yitwa Ma Resilience. Nkaba mbarizwa muri Europe, ni icyo numva navuga. Murakoze. Ikaze Aime kuri Murakaza Neza. Wagaragaye mu kiganiro cyitwa Ribaruwa Riraye cyatambutse kuri tariki ya 25 Mata kuri YouTube channel yitwa Gatebukiye mu Kinyarwanda. Muri icyo kiganiro watanzemo ubuhamya bwawe bw'ukuntu wanyuze mu nzira ndende ukiri umwana mutoya. Mbere yuko ngira icyo nkubaza ndagira ngo mbanze nunamire abanyarwanda bose bapfuye basigaye muri ayo mashyamba bishwe, kandi ndagira ngo nihanganishe n'abarokotse kandi nizera ko umunsi umwe abanyarwanda bose tuzabona ubutabera nyabwo. Aime, ayo mashyamba wayanyuzemo iyo nzira ndende, ni hehe wakuye ubutwari ko atari benshi babugira bwo kuvuga amateka yawe? Icyatumye ngira ubutwari bwo kuvuga amateka yanjye uko nayabayemo, navuga yuko icya mbere kwari ugukora therapy kuri njyewe, kwari ukwishakira therapy kuri njyewe, no gusangiza abandi ubwo buhamya. Ikindi nakongeraho nuko nifuje gukora icyo bita conscientiser le problème, kwibutsa no gushishikariza abantu kwibuka yuko hari abantu bakiri muri ayo mashyamba, abantu bakiri mu nkambi, kandi ko tutagomba kubibagirwa. Nanone kandi ngumva yuko byari ngombwa yuko nifuje gucontribuer, gutanga umusanzu wanjye muri collecte d'information y'abantu bashaka kwandika amateka, bandika ukuri kw'amateka buri muntu yabayemo. Icyo nanone nakongeraho nuko nashakaga no kwibutsa urungano rwanjye rutazi ayo mateka yabaye mu mashyamba ya Kongo kuyamenya. Nkumva nakwifuriza kubabwira yuko ibyo bintu byabaye, ubwo bwicanyi ndengakamere bwarabaye, kandi nabo bagomba kubumenya ko buri mu mateka y'amahano yagwirira u Rwanda. Nkongeraho mvuga rero nanone ko nifuje nanone ko twibuka abantu bose baguye muri ayo mahano, abantu bose bishwe bazira ubwoko bwabo, baguye muri ayo mashyamba ya Kongo no mu zindi nzira ndende zose zabereye ahandi hose hatari muri Kongo. Murakoze. Ndagushimiye cyane Aime kuri ubwo butwari wagize abenshi batagira, kuba warahagurutse ukavuga uti reka mvuge amateka yanjye, ari ukugira ngo nk'uko bivuze kugira ngo abantu bamenye amateka yawe, kugira ngo bamenye ko hari n'abantu bakiri muri ayo mashyamba, bamenye ibyabayemo, noneho no kugira ngo wirinde wowe ariko urinde n'abandi ko hagira umuntu ugoreka amateka yabo. Kuko hari abantu benshi kugeza na n'uyu munsi bakomeje kugoreka amateka y'abanyarwanda, kandi twebwe nk'abanyarwanda nitwe twenyine dufite ububasha bwo kwandika amateka yacu uko yabaye. Ntabwo tugomba gutuma undi muntu ayagoreka ngo ayahinduremo ibindi bintu bitari uko byabaye. Nk'uko tubizi hari ubushakashatsi bwinshi bwagiye buba bwerekana ukuntu gutanga ubuhamya ari ikintu cy'ingenzi, kandi ko bifasha abantu bose. Ntabwo bifasha umuntu uri kubutanga gusa, bifasha n'abandi nk'uko wabivuze. Ni iki wabwira abantu bagishidikanya kugeza uyu munsi, bumva ko batari baba ready, batari baba prêt yo gutanga ubuhamya bwabo? Urakoze cyane neza, urakoze kuri icyo kibazo. Icyo nabwira abantu bose, cyane cyane abantu batari bagira imbaraga zo kuvuga amateka yabo, nababwira yuko biraruhura
kuvuga amateka yanyu, kuvuga ibyo mwanyuzemo biraruhura. Navuga yuko ari ugushaka gukira ihungabanywa uba waragize afite riba ryaratewe n'ayo mateka mabi uba warabayemo. Ikindi nanone nifuzaga kwibutsa ni uko mu kinyarwanda dufite umuco mubi wo kuvuga yuko tugomba kubanwa n'agahinda. Numva yuko nta muntu wagombye kugira ipfunwe nk'uko nabivugaga ejo bundi w'icyaha icyo n'amateka yaciyemo, kubera ko amateka ya buri muntu ni amateka ya buri muntu uko yaciyemo niwe wenyine wabyivugira akabivugishanya ukuri kwe. Ni ngombwa rero yuko buri muntu wese yakwibuka yuko no kuyavuga biha abandi ingufu n'imbaraga zo kuvuga ayabo, kubera ko burya nitutayavuga hari benshi biteguye kuyatuvugira nabi, bakatwita icyo tutari cyo, bakatwitirira abo tutari bo. Njye numva abantu benshi bajyaga bavuga yuko n'icyo kintu kirahari cy'uko iyo bavuze ngo waciye mu mashyamba ya Kongo cyangwa se ngo wanyuze inzira ndende, bisuzanta yuko ni nk'aho baba bavuze yuko ngo uri umwicanyi ngo cyangwa se uri umwana w'umwicanyi. Icyo kintu rero kirimo cyo kugira ngo abantu kiriho bamwe bashyira ku bandi bavuga bati mugomba kugira ipfunwe yuko ngo mwaciye mu nzira ndende, cyangwa se ngo yo kuvuga ipfunwe ryo kuvuga amateka yanyu. Rero numva nta muntu waza kuyamvugira, kandi iryo pfunwe ntabwo ryagombye kuba n'iry'isoni, ntabwo ryagombye kuba kuko ntabwo tugomba kugira isoni zo kuba twararokotse. Niyo mpamvu rero nshishikariza abantu bose aho bari hose kwibuka kuvuga ayo mateka, kubera ko umunsi hari benshi nako biteguye kutuvugira no kuyagoreka uko atari. Murakoze. Nibyo urakoze cyane. Kwibuka bifasha kwiyubaka, atari twebwe twenyine ariko bikubaka n'abandi benshi cyane. Kandi ikibazo dufite nk'uko bivuze ni uko dufite umuco mubi wo kutavuga agahinda dufite, wo kutavuga ibintu bibi byatubayeho, kandi nyamara ari twe ntibidufasha, ari n'abandi ntabwo bibafasha. Watangiye uvuga kuri chaîne yawe yitwa Ma Résilience. Ushobora kubwira abatwumva iyo chaîne ikimaze, ikizajya kiberaho, ibyo tuzajya tubona ni ibiki tuzajya tubona mu minsi iri imbere kuri chaîne yawe ya Ma Résilience? Murakoze. Afite iriya chaîne Ma Résilience nayitangiye kubera ko hari phrase nkunda cyane y'umufaransa w'umurealisateur, ntabwo nibuka neza izina rye plutôt, ndibuka gusa ko yavuze yuko l'humour et la politesse du désespoir. Ntabwo yuko en fait ibintu twabayemo, ibintu buri muntu wese yabayemo, ibintu abanyarwanda bose muri rusange babayemo byerekeranye n'amahano yabereye mu Rwanda, yarwiriye u Rwanda, ni byageze ahantu biba bibi cyane, kurira turabirira twese, kurira turarira turahogora, bigeraho noneho la bassesse niko navuga y'ibyabo, ibibabaje byayibayemo, ukuntu byari bibabaje, noneho hari ahantu umuntu yagira akanabiseka, iyo désespoir ukanayiseka. Ubwo rero nuko byatangiye ngewe kuri chaîne yanjye, ubwo byatangiye mvuga ni afite nihoniza akababaro naciyemo, akababaro twaciyemo turi benshi, ntangira kugaseka gutyo. Noneho rero kwako Donatille ndi umuntu ukunda gutera ibiparu, kwisekera, noneho hanyuma binziramo no kuvuga yuko afite ngomba no kwibutsa abantu bose ko kwiyubaka ari ngombwa, ko tutagomba guheranwa n'agahinda, yuko tugomba kugira icyo kintu cyo kuba résilient, tukaba tugomba kwishakamo imbaraga zo kurenga ayo mahano yose twabayemo, zo kurenga ibyo bibazo byose twagize, tukongera tukagira lumière yo kongera yo kubona, yo kurengera ejo hazaza hacu, tukongera tukahashaka, tukongera tukigirira icyizere, tukongera tukisubizamo imbaraga, tukongera tukaba abantu tukisubizamo n'urukundo. Ubwo rero niyo mpamvu iyo chaîne nayikreye, nkabavuga yuko ari nkaba nzajya mvugiraho, nkunda gukoresha ijambo ryo kuvuga ngo twisekere tukiriho kubwa Nyagasani, kubera ko ni kubwa Nyagasani twese twarogotse. Ubundi nkavuga yuko nkibutsa kuri iyo chaîne yuko tugomba kwibuka abantu bakiri muri zirangira, mvuga inkambi cyane kubera ko hari abantu bamaze imyaka irenga 20 bari muri izo nkambi batari bavamo, twagiriwe ubuntu tuvamo. Buri muntu wese ahari hose numva yuko yagira icyo akora kugira ngo nyine abo bantu bibukwe, kugira ngo tunabafashe tutanazanabibagirwa.
niko navuga rero ngo icyo nicyo sheni ibereyeho ni ukugira ngo n'abantu bifuza, abantu bose bifuza gutanga ubuhamya bwabo bashobora kuduhamagara, bashobora kumpamagara cyangwa se kunyandikira kuri Ma Resilience bakabutanga, n'abandi bose bifuza kugira igitekerezo bagira barakaza neza kuri Ma Resilience no kuri Murakaza Neza je pense. Murakoze cyane Aime kuba uduhaye ikaze kuri Ma Resilience. Ndakeka abantu bose bazifuza kuza kuba batanga ubuhamya kuri iyo YouTube channel mushobora kujya kureba, cyangwa kuri Facebook mukareba contact za Aime, turaza no kuzishira munsi y'ikiganiro mushobora kuzibonamo. Nibyo koko ku giti cyanjye nanjye numva nimba umuntu agihumeka akaba yararokotse ubwicanyi ndengakamere nk'ubwo Aime yarokotse, agomba kuvuga, cyane cyane abantu bari ahantu hari freedom of speech, ahantu hari ubwisanzure, ahantu hari umutekano. Inshingano zanyu ubu ngubu ni ukuvuga, mukavugira abatararokotse kandi mukamukomeza no kuvugira abantu bari mu kaga kugeza n'uyu munsi. Platforms zirahari nk'uko Aime yabivuze, hari Ma Resilience, hari Gatebuke mu Kinyarwanda, na hano kuri Murakaza Neza aho tuzajya ducisha ubuhamya bwinshi bw'abantu bazajya batwohereza, ariko nanone tuzajya tugirana n'ibindi biganiro nk'uko muzabibona mu minsi izaza. Nkaba rero ngira ngo nshimire Aime waje wafasha akanya kaza kubana natwe, kandi namwe ndabashimiye kuba mwakomeje gukurikira kino kiganiro. Nkaba mbifuriza amahoro y'Imana naho ubutaha. Murakoze.